kuvuga witonze Clarisse nk'umuntu mbere yuko muvuga nk'umufasha wanjye ni ibintu bitoroshye ariko kigaragara abantu benshi nanjye by'umwihariko nk'umuntu twabanye ni umuntu witonda nk'uko izina rye ribivuga akaba yaranzwe n'ubumuntu humanisme mu by'ukuri kumuvuga nkanjye wamumenye ntabwo biba byoroshye birumvikana kureba ibihe turimo ariko nshimishwa no kumuvuga kuko ibyo umuntu amuvugaho biba ari byiza kuko nibyo byamuranze abantu benshi babigarutseho no mu gihe ubwanjye twamenyanaga kugeza ubwo dufashe n'icyemezo cyo kubana abantu barambwira bati rwose ubonye umugore cyane kuko umuntu ufite karite ufite indangagaciro umuntu wese yakwifuza umufasha yarajujuje ibyo rero ni ibintu binankomezana n'ubu cyane yuko umvikana kuba umuntu wawe ni ibintu bitoroshye ibintu binagoye bifata umwanya ariko mu binkomeza cyane ni ukubona ko umugore wanjye yari umugore mwiza ufite umutima mwiza ukunda abantu nanjye ubwanjye urukundo yanyeretse mu by'ukuri nanjye nanyuzagamo nkibaza nisi ibi birashoboka ko umuntu ashobora kubona umuntu ufite urukundo rw'utya kuko yarankunze mu by'ukuri ku rwego udashobora gusobanura ariko ni nabyo numva bimuherekeza ahagiye mu ijuru nkabona ko kumuvuga atari ibintu byoroshye yavuzwe n'abantu benshi ukuntu yakunda akazi ukuntu yasabana ukuntu ahora agaseka yahoranaga urugwiro cyane mu byiciro byose by'abantu kuva ku mwana muto kugera ku mukuru ababyeyi abakecuru abakuze abo mu kigero cye mu by'ukuri yari afite de karite za zindi ziri rare akenshi abantu ubona batakunda kubona muri sosiyete nagira ngo mbabwire yuko nk'uko ukuntu yakundaga Imana ni nabyo byakomeje kumugaragaraho mu gihe twari kumwe mubwira nti ndabona usufura ndabona ubabara cyane dukeneye kujya ku bitaro kugira ngo turebe ko muganga at least yamenya ikibazo ufite kugeza ubu kimwe kitugora kumenya buri gihe arambwira ati sheri humura rwose biragenda neza noneho aho abaganga bamwegereye bamubaza turumva umeze ute urahumeka ute aho ubabara ni hehe akabisobanura bamukorera miti service kandi biri mu nshingano zabo yabize infirmier akabati murakoze Imana ibawumugisha ukabona ko ikintu cyose akoze arashima ariko akongera ati Imana ibawumugisha akabasabira umugisha ku byiza bamukoreye nubwo ibyo byiza bakoze biri mu nshingano zabo jewe ibyo by'umwihariko yabaga hangayitse abona ukuntu muhangayikiye ntabwo ntikomera humura uri mu maboko y'abaganga baragufasha indwara yamenyekanye bazagukiza akambwira ati komera ndabona ko mumvunikira cyane ndabandi n'inshingano zanjye ko nimo niruka ndimubongira ngo turebe icyo twagufashamo n'inshingano zanjye buri akavuga ati turakoze kandi Imana ibumugisha ni karite ampete yangoba byose urukundo rwa ngoroba byose ni uvuga ngo yarafite urukundo rudasanzwe nk'uko nabivuze akunda abantu bose b'ibyiciro byose ariko noneho ni urukundo ruri sincere kandi rugaragarira mu kiganiro mugirana yani mugirana gihita kikwereka ko mu by'ukuri agufite ku mutima kandi ikindi nanone mwibukiraho ntabashije kuvuga kare ni nabivuze muri sincerité ni ko akuri akakubwira naho gukomora ati nagukundiye iki icyo kintu cyane sama vraiment frappé kumva mbwira ati nagukundiye iki ni karite kuko niho kuba open ntashakishe ku ruhande avuga ati ndimo ibintu byaje nka coup de foudre nange coup de foudre afite urukundo rukomeye kandi ruri sincere ijambo ry'ihumure nabwira ifamiye yampekeye nashatsemo famiye yanjye icyambere kigomba kuba imbaraga muri bihe turimo nuko Clarisse yabaye un modèle muri société ibigwi bye ubwo rukundo twavugaga kwitanga gukunda akazi gukunda abantu nuvuga ngo ibyo biraduherekeza biraduha imbaraga zo gukomeza gutwaza nko tubivuga mu Cyarwanda
kuko iyo umuntu yitabye Imana ntagire icyo yibukirwaho cyiza biba ari ibintu bibabaje. Ihumure dufite rero nuko cyane cyane yakundaga Imana kandi yabitugaragarije akabigaragariza n'abantu so naturaje, yaba mu kazi, yaba mu babyeyi be, yaba mu bavandimwe be, yaba mu nshuti, ku gukunda Imana, kuba modele abantu bagenderaho, kumujyanama. Ibyo byose umuntu abishyize hamwe biri mu biduha imbaraga. Clarisse ntabwo yarasanzwe, yari bersere wanjye, ariko yagiraga urukundo rwinshi. Yakundaga abantu muri rusange, abantu bose, ingeri zose, ari abantu bakuze, ari abantu b'abajene basanzwe. Agakunda abana cyane cyane, ku buryo buri munsi akenshi yabaga yabapostinze. Nkamubwira ko icyo ukunda gupostinga abana ntabwo ari byiza, ariko ikintu cyari kimurimo. Yakundaga abana, ngira ngo mwarabibonye ko no ku bukwe bwe ari abana bamuherekeje. Yakundaga famiye cyane, agakunda kurwana ishyaka muri rusange. Yakundaga gusenga, akenshi iyo yavuganaga n'umuntu yahitaga amubwira ati que le bon Dieu te bénisse. Donc yakundaga kuduhesha imigisha ahantu hose. Yakundaga indabo, agakunda kuzipostinga ubwoko bwinshi butandukanye, ku buryo iyo wamurebaga ari kureba ururabo yabaga yishimye. Nta kintu umuntu yabona avuga rero, atuvuyemo kare. Twamusabira iruhuko ridashira. Iyo umumirije ntatekereza Clarisse, ikintu cya mbere mbona ni urugwiro. Ni urugwiro rwe, ni ibyishimo byamurangaga, no gukunda abantu. Ngewe ikindi kintu kinzamo cyane numva ansigiye no gukunda Imana. Clarisse yakunze Imana, Clarisse yarasenze. Ngewe papa wa Clarisse yari pare wanjye na tante ni marraine, ariko nagize igihe tukiri abana batoya nkajya njya kuba nkajya muri vacances kwa pare. Nagize igihe cyo kubana na Clarisse. Ikintu njya nibuka cyane, nubwo twari tukiri abana, ariko nibuka Clarisse yaraturutaga, ariko buri munsi yatwibutsaga kujya gusenga. Ndabyibuka ngewe ntabwo nari menyereye kujya muri za nibature, ariko Clarisse mu gitondo yarabyukaga akatubyutsa, akatubwira ati muze tujye gusenga, twiragize Imana, umunsi wanyu uze kugenda neza, nubwo muri vacances ariko mugomba gusenga. Clarisse witonze namumenye uwo tuvukana impanga, amurambagiza nk'umuntu yifuza ko bazabana bagatangirana urugendo, birumvikana, rw'ubuzima bw'abashakanye bashyize imbere icyerekezo kimwe.
bashyize imbere urukundo. Mu gihe gitoya Clarisse namumenye byagarutsweho n'abandi ariko ndagira ngo mbishimangire. Yaremanywe urukundo, umuntu wari ufite urukundo rudasanzwe, urukundo rw'umuryango we, urukundo rw'abavandimwe, inshuti, urukundo rw'abanyarwanda bose. Ni indangagaciro ikomeye. Yaremanywe urukundo nirwo rwanamuranze mu buzima bwe bwose, akaba afite n'izindi ndangagaciro zikomeye, indangagaciro twarazwe n'ababyeyi bacu dukomokaho. Nta nubwo mbitindaho urwo rukundo rwa muranze, yanasangije abandi akarubaha kuko yitanze, arukomora no ku babyeyi be. Si indangagaciro y'urukundo yonyine gusa yamuranze, yanaranzwe n'ubumuntu. Yarafite ubumuntu, akifuza kundi mugenzi we yakwishima, atagira icyo abura, agashimishwa nuko abandi bose babana, inshuti, abavandimwe abo bakoranye, aho bamuba hafi bose ko bakwishima, agahora banyuzwe. Inkuru y'incamugongo nayimenye kuwa gatatu, ubwo bavugaga ko baje kuri Legacy. Umugabo yabimbwiye saa 10, saa 4 za mu gitondo nari namuhamagaye mubaza uko yaramutse, ntiyanyitaba. Nkumva ari turimo twa Clarisse ahora akora, ndavuga ngo buriya naza kumbona arampamagara. Umugabo rero saa 10 nibwo yampamagaye ambwira ko bari Legacy, ariko ambwira ati no t'en fais pas, c'est pas grave, nama examen twaje gukoresha, turaza gusubira i Butare, mbere ko dusubira i Butare turaca mu rugo tugusuhuze. Numvaga ari ibintu bisanzwe, ntabwo nari nzi ko Clarisse yagenda. Rero inkuru y'incamugongo nagumye ndi stand by, bambwira ati niduhaguruka Legacy tugiye Faisal turakubwira duhurireyo. Numva ko ngiye kurara kuri Clarisse, umugabo akajya kuruhuka nawe kuko bari biriranwe, ariko ntabwo ariko byagenze. Inkuru yaje kunsanga niteguye, nzi ngo ngiye ku Faisal, babarambwiye ngo Clarisse birarangiye. Rero icyo navuga muri make, Clarisse reka mvuge ko ntunguye. Nta yindi nshuti nari mfite nkawe, niwe nshuti nari mfite, niwe murumuna wanjye nari mfite ntagira. Clarisse yari byose byanjye, narwaraga kansura, naba nagize ikintu cyose yahoraga yampangayikiye. Clarisse akiba hano iwabo buri vendredi ku munsi w'umuganda, nari mbizi vendredi bucya umuganda uba, yabaga ryari itegeko yahitaga aza konsura kandi aza. Twari dufitanye igihango gikomeye. Nagira ngo mbabwire yuko nk'uko ukuntu yakundaga Imana ni nabyo byakomeje kumugaragaraho mu gihe twari kumwe. Mubwira nti ndabona usufura, ndabona ubabara cyane, dukeneye kujya ku bitaro kugira ngo turebe ko muganga at least yamenya ikibazo ufite, kugeza ubu kimwe kitugora kumenya. Buri gihe arambwira ati sheri humura rwose biragenda neza. Noneho aho abaganga bamwegereye bamubaza turumva umeze ute, urahumeka ute, aho ubabara ni hehe, akabisobanura bamukorera mti service kandi biri mu nshingano zabo. Yabize infirmière akabati murakoze, Imana ibahe umugisha. Ukabona ko ikintu cyose akoze arashima, ariko akongera ati Imana ibahe umugisha, akabasabira umugisha ku byiza bamukoreye, nubwo ibyo byiza bakoze biri mu nshingano zabo. Jewe ibyo by'umwihariko yabaga ahangayitse, abona ukuntu muhangayikiye,
ntabwo ntikomera humura uri mu maboko y'abaganga baragufasha indwara yamenyekanye bazagukiza akambwira ati komera ati ndabona ko mumvunikira cyane ndabana n'inshingano zanjye kuba ndimo niruka ndimo ngira ngo turebe icyo twagufashamo n'inshingano zanjye burya akavuga ati turakoze kandi Imana ibumugisha. Namenye iby'uburwayi bwe habura umunsi umwe ni kuvuga ijoro ryabanjirije nibwo umuvandimwe yampamagaye ambwira ibimenyetso afite namubwiye ati muzaze turebe uko bimeze. Clarisse rero ndibuka bageze ku ivuriro ryacu hari mu masaa 6 n'igice ugenekereje. Clarisse nubwo nabonaga arwaye cyane we yabaga afite imbaraga. Twahereye nahera ku baforomo bamwakiriye bwa mbere. Ikintu cya mbere cyabarangaga cyamuranze yaravuze ngo ntabwo ndwaye cyane wabonaga ari kubisuzugura ariko mu by'ukuri tubibona ko ari kwihangana. Nibwo icyo gihe twaravuganye nza kumureba mbona ko arembye. Clarisse naherukaga mu bukwe n'icyo gihe bari batandukanye ariko nubwo byabaga ameze gutya yarihanganaga. Twamusabiraga akagare ko kugendamo akavuga ati nta kibazo ndabikora mugeza ku gitanda hano hose ukabona nta kibazo afite ahubwo arashaka kudufasha cyane. Twarinze tugezaho tumutabazi bw'ibanze tumufasha akorerwa ibizamini. Inzira yose yagiye anyuramo abantu baramukunze pe. N'uyu munsi nari ndi ku kazi ikintu cyose abaforomo bamwibukiraho n'ukuntu yagwaga neza. Igihe gito hamaze baramukunze cyane. Umuntu wese wagerageza kumufasha babonaga ko arwaye cyane ariko we akaborohereza bishobotse. Yaba uhereye ku kibanze cyo gushaka umutsi ari kumujomba ukabona ari kwihangana kurusha nawe ari kubimufata akakomeza avuga ati ntugire ikibazo muraza kubona kumujomba akabona rwose afite imbaraga akabasabira imigisha. Byarinze bigera aho bajya kumukorera ecography y'umutima cyo gihe nabwo kumwuriza ababye byoroshye bakajya bamufasha ariko ahantu hose yashaka gukoresha imbaraga zirenze izo yabaga afite. Byarinze bikomeza aho yangije kunyura mu byuma bigiye bitandukanye anyuzemo mu gihe cyo gutegereza buri gihe wabonaga ari we yishimye kandi agerageza guhisha uburwayi bwe kudashaka ko abantu babona ko arembye. Ndagera no uyu munsi nimbona twageze naho tuganira n'abamuherekeje kugera ageze kuri Faisal yarinze ageraho aremba cyane akibaganiriza abahamagara amazina abashimira ababwira ati ni musengere. Uyu munsi baza bambwira ko no muri ambulance akigerayo bagiye abaforomo bose bamugiye n'umushoferi barasenga bajya hamwe barasenga kugeza ku munota wa nyuma yaragisenga. Bamaze kumusengera basabira imigisha nawe arababwira ati mukomeze mumfashe ndageze aho ngaho kugeza igihe umutima uhagaze barakibahamagara. Clarisse yagiye nk'umumarayika ntabwo yasambye. Clarisse uri umuntu w'igitinyiro natwe ubwacu hagati yacu twaramukundaga ariko tukanamutinya kubera ko yari umuntu utabwira amafuti yose yari aho ngaho bagombaga kumenya ibyo umubwira n'ibyo utamubwira kandi akabagira inama ya Clarisse tu n'es plus là mais urahari muri twe. Le groupe des 5 sisters udusizemo ideni udusizemo icyuho ariko turahari kandi tuzakomeza kuhaba nahawe. Witonze Clarisse muziho byinshi ko ni generation yanjye urebye dusa nkaho mu myaka tujya kungana umugabo ndushaho nk'umwaka umwe cyangwa nk'ibiri. Urumva nko ndibuka ko nko mu wa mbere segonderi nize mbi wabo mu rugo. Urumva rero ni umuntu twakuranye ni umuntu navaga ku ishuri nkamusangaho akadufasha akakumenyera buri kintu ugasanga ni wa muntu uhangayikiye
ashaka kumenya niba hari icyakubabaje, akakubaza ati wababajwe n'iki, byagenze bite, ese amasomo yagenze neza, ko umuntu utishimye. Ikindi namuvugaho, yari umuntu ugira urugwiro cyane. Akenshi nagendaga mubona nko tuvuge nko mu muryango habaye yenda nk'ibirori, habaye icyo ugasanga arashaka guhihibikana areba ikintu icyo ari cyo cyose cyaba cyarogoya iyo fete kugira ngo itagenda nabi. Ugasanga ibintu byose arihibikanya, arabaza ibi byagenze gute, wowe ushinzwe iki. Ugasanga ni umuntu rwose ufite urugwiro, arangwa no guseka, ukabona arishimye. Vraiment Clarisse agiye ari innocente pe. Iby'umwihariko rero Clarisse agakundana na papa we. Papa we yaramukundaga cyane cyane. Noneho rero Clarisse icyantangaje amaze kugira papa we amaze kwigendera, Clarisse yasigaye ashaka gukora ibyo papa we yakoraga ibihe. Kwa kundi nyine papa we yabanaga n'abantu, nawe yari umuntu sociable ubana n'abantu ku buryo ngewe ntabishoboraga. Noneho Clarisse icyambere na mbere icyo bari bahuje n'ikintu cyitwa igitwenge. Guseka kwa Clarisse ni guseka kwa papa we. Gutuma aho ari agatuma abantu bishima, akumva mbese kubaho umuntu atishimye ntabwo Clarisse ibyo bintu yabyihanganiraga. Ikintu gikomeye cyane nibi kuri Clarisse n'igitwenge cye cy'urumenesha. Clarisse yakundaga guseka, nicyo kintu niyo souvenir nzasigarana. Yakundaga inkuru, agakunda amastori, agakunda abantu bamuganiriza, agakunda abantu doke bamubwira ama story mbese atandukanye. Clarisse rero ubuzima bwe hano muri iyi si ni ubuzima yarangwaga n'ubuzima bw'urukundo. N'umuntu ugiraga urukundo, namwigiye ikintu cyitwa gukundana akagira ukuri mu buzima bwe uko yarateye. Yego ye yabaga ari yego, oya akaba ari oya. Ni wa muntu wabitsaga ibanga. Iyo ashaka kwa kundi ushaka kugisha umuntu inama, wegeraga Clarisse ukamwetera, rero Clarisse hari ikintu ndi gutegura, akakubikira ibanga, agaceceka, agakunda guceceka, agakunda kuvuga amagambo make. Clarisse yari umuntu wamusanga mu rugo, yaba muri iyo myaka ye mitoya twavugaga, igihe cyose wagereraga mu rugo ntabwo washoboraga kuhava ataguhaye icyo urya. Hari uburyo twagiye tubanamo, abamuzi baramuzi, ibyo yakundaga yarabigusangizaga. Ariko rwose waba wamusuye ukaba utava mu rugo ataguhaye icyo kurya. Yakundaga ubugari, abamuzi ibyo ngibyo barabizi. Ahagaze yuko niba wamusuye agomba kugukorera ubugari, mukicara mukarya, ubundi mwarangiza mukaganira, mugaseka. Igitwenge cye twese tuzagikumbura abakizi.